inzoga baba bafashe muri ni za zindi zihenze, imwe igura 200, kibaza nk'abana b'abasore bayakurahe ntugira ayo makenga. Naje gutangazwa no kuba barasangiraga n'uwitwa Ishkevi hariya mu nzu y'Ikagarama kaba hosting, n'uwitwa Logan, nge sinabaza Logan, n'uwitwa ngo Olivier producer, bagasangira ijoro ryose baryoshye. Muri make urasangira n'abantu ibyibano, muri make umufatanya cyane ku muntu tuzi b'abastar, kugira amakenga ni ngombwa. Nyita Slim Jesus. Iyi video mumaze kubona ni video igaragaza Dr. Murangira Bitsiyari uhagarariye RIB, aho yararimo aravuga ko uwo bita Kevin, Logan John ndetse n'uwo bita Olivier w'umuproducer ari mu basangiraga amafaranga cyangwa se abasangiraga ibijurano n'abasore baheruka kuba bagaragarizwa itangazamakuru, bakerekwa itangazamakuru, aho bivuga ko bibaga ku buryo bukomeye cyane, aho bamwe bashikuzaga bakaba bajya ku masitasiyo ya essence bakiba essence, bagafata essence bakagenda batishyuye, ndetse nyine bagiye bakora ibikorwa byinshi by'ubuhemu. Ariko nanone ngo igitangaje nuko basangiraga n'uwo bita Kevin. Ibyo bibaga nuko ngo babisangiraga n'uwo bita Kevin ndetse na Logan Joe mu nzu iri Ikagarama. Ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza ati se kuko Kevin bino binabirimo, ariko uwo bita Kevin yahise afata umwanya we kuri Twitter avuga ati praise, mwe gushaka kumbeshya bino bintu ntago mbirimo. Anababazwa cyane no kuba yasanze bamwe mu banditse mu bakoze iyi nkuru harimo ngo ibitangazamakuru bikomeye, aho ibyo bitangazamakuru byagiye bitangaza byemeza ko uwo bita Kevin ari inyuma y'ubu bujura, uwo bita Kevin nawe ari inyuma y'ibi ngibi nyine abano bantu basangiraga. So reka mbasomere aga tweet ka Kevin yakoze, aho yahise anasaba ati ndabasabye ko mumbare rwose mu gihe mwasanze nari inyuma ya bino bintu, ibi bitangazamakuru bizakora n'indi statement bigaragaza ko rwose nari inyuma yabyo. Reka tujye kuri Twitter ya Kevin turebe uburyo yanditse. Kevin yanditse ni masaha 4 ashize, ubwo nyine mbahereza iyi nkuru nyivuze hashije amasaha 4. Yanditse kuri Twitter ati nari nzi ko ibi bintu byo gushaka gusebya no kugusha umuhanzi bitari igikorwa bitagakorwa na media zikomeye nk'igihe cyangwa se Inyarwanda.com. Izi nkuru ziri totally wrong. Mu gitondo ndajya kuri RIB gutanga raporo kuri ibi binyoma aba bana biba ntago mbazi, kandi ni ibintu RIB yacu itayoberwa, ni ibintu RIB itayoberwa. Nyuma yaho ahise cyane indi post avuga ati ndasaba RIB niba ndasaba RIB n'ibi binyamakuru byose yuko nibamara kumenya ko naho nziranye n'aba bana izi media zakoreshejwe zanduza izina ryanjye zazakoreshwa zose zivuguruza, kuko this is not fair ku muntu maze igihe yitwara neza nkanjye. Murakoze. Ongera ubanzure n'aka video. Iriwe nitwa Katia, abantu benshi banzi Katia Mackenzie. Ukuntu ngiye rero banyibye nari ndi mu muhanda wa Nyarutarama, noneho imodoka izinyuraho imbaza iri kurangisha hoteli yitwa niba ari Igitego Hotel, ibintu nk'ibyo ngibyo. Barambwira ngo mwiriwe, ngo Igitego Hotel urayizi? Ngo ndavuga ntago mpazi. Ngo wabutuyemo hano? Ndavuga oya, ariko ubwo uko ndi kuvuga niko ndimo ndagenda. Barangije bahita bavuga ngo okay, ngo twashaka kubabwira ngo ko muri beza n'ikinyabupfura cyinshi cyane. Arangije ndavuga murakoze. Okay, ngo basi ngo aduhe nimero zanjye. Ndavuga ntaho yana ngo njya ntanga nimero ku bantu ntazi. Barangije bahita bavuga ngo okay, ngo basi ngo bye niba utaduha nimero zawe. Mugenzi yakawuka ahita nkurura ku modoka gutya, bankuruye umwe wari bicaranye n'undi ku ruhande ahita afata akaboko kanjye ashaka kukavuna. Ubwo niko nari ndi kurwanira telefone yanjye ndi kuvuza n'induru. Barangije umwe wari utwaye ahita uwo mwabonye ahita nsunika nyine ngo mu muhanda, nari mfite ibisebe nyine byinshi ku mavi.
ako kavido mubonye ni ak'umukobwa, murabona ko ni umukobwa mwiza, umukobwa ukiri muto ubarizwa mu itsinda rya Mackenzie. Bivugwa ubwo nyine ari muri famiye ya Naomi. Miss Naomi muramuzi ko ariwe ufite famiye bita Mackenzie, aho bagenda bakorera ibikorwa bitandukanye. Mwumvishe ko nawe yaje kuba yakibwa iPhone 15 ariko akaza kuba yakitabaza RIB. Kubera Imana baje kuba bafata abahamwibye telefone yiwe. Ubwo urumva rero na makuru mba nshaka kuba mugomba kugenda mumenya gake. Urumva nyine ko ariko yavuze ko telefone itaraboneka ariko yizeye ko izaboneka. So twigarukire rero kuri Ishkevin ukimara kumva ibi ngibi mba mwarabonye umukobwa aheruka gupostinga, nawe nyine ni umwe muri bano bakobwa, cyane ko Ishkevin ni inshuti cyane n'ibyamamare bigiye bitandukanye, communicating cyane n'ibyamamare bitandukanye, cyane ko ari umulegend, ni umustar arazwi cyane. Iyo mvuze ngo ni umulegend ntabwo bivuga ngo umulegend ngo umuntu ngo baraje ngo agakora ibintu byinshi cyane, ahubwo we nuko nyine we ku giti cye navuga ko yihariye bitewe nuko akora ibintu bye byihariye ku giti cyiwe. So wo bita rero Ishkevin nawe rero urumva ko nyuma yuko nawe yagiye agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye, akaba ari kumwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, akaba ari n'umuntu uzwi cyane nakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo nekereza ko ashobora kuba yakorana bya hafi n'ibisambo byiba abantu bikajyana no ku byamamare. Urumva rero nyine urumva nk'aba bantu nekeza ko byibuze iyo baba bakorana nawe ntago bari kuba bayoberwa Mackenzie ngo bavuge uyu muntu tugiye kuba twahemukira yadukoraho, kuko arazwi, ni icyamamare, uyu nguyu bishobora kuba byatugiraho ingaruka. Urumva rero niho njye nshobora gushinya avuga ko Ishkevin ashobora kuba atari muri bino bintu. Nitwisomera zimwe muri comment akimara gupostinga kuri Twitter yiwe, abantu benshi bagiye bamuca intege bavuga ati ibyo ngibyo uri kwikora ni ibiki. Abandi reba nk'ubu ngubu hari uwaje ahita ayandika ati umva ngo wikikoma itangazamakuru, nubwo nagushinja ubusambo, gusa umenye ko iminsi y'umujura ibaza. Tega amatwi wumve ibyo RIB yavuze, ahubwo nta makuru ufite. None ati niba uzi ko umwere profita, uyu nguyu ngo profita ukora indirimbo, uyu nguyu we urumva ko arimo bino babyita gukina ku mubyimbo. Umuntu akora indirimbo urumva bifite aho bihuriye n'ibibazo byiwe koko. Undi ati brother, I stand with you, these guys are really too offensive to you and this is heavy emulation sana. Inzego zibishinzwe zibikurikirana, this is so unprofessional, how come the media prepares a lie like this? Wanakabajyanye mu nkiko ahubwo. Sorry brother, Jesus knows. Nundi uti buriya rero bajya bavuga ngo wifatanya n'umugabo mbwa mugakubitana. Ushobora kuba kwitwara neza ukagira inshuti mbi bikarangira nawe ubigendeye mu yego, birashoboka ko mutaziranye, ariko nanone igihe cyangwa inyarwanda sibo bahakana ibyatangajwe na RIB. Nundi ati nizere ko ari amakuru atariyo, kuko aramuka ariyo bose bakagushinja ndugu yangu ntabyo uri buze gukira. Amategeko barakunigisha womerwe. Nizere ko utabikora biriya bintu bagushinja, kuko hari benshi kuri imihanda bababaye cyane kandi all they want is blood. Bacika wapi? Birakomeye cyane kabisa. Ntabwo nakomeza gusoma comment ni nyinshi cyane, ariko banza wumve ni audio ya Dumba icyo abivugaho. Turashimira ubuyobozi bwacu kuba bashobora kuba bakora akazi neza, bakaba badufatira abantu b'abakozi nabi, abantu b'abahemutsi, b'abajura bari muri society, bakabadukuburira nk'uko nguko, bakabakubura nk'uko nguko bakoze. Ariko abanyamakuru ndimo ndababona mufata ishi kubera bamumeshoninze, murimo muramukoresha. Abafana ba ishi mubarebe neza, abanyamakuru bashaka gukoresha izina ishi kugira ngo bacuruze inkuru. My friend, ntago mugiye kudufatira umuhanzi wacu kumuharabika. Ndabinginze abafana mubirebe, mubyitegereze ubukuru, mwitegereza abanyamakuru, ntago tubyemeye. Ubwo bu post mugenda mwikoresha mushaka mwerekana ishi, mwe mushiraho ishi, mwabuze ibindi. Ishkevin mumureke bamumeshoninze. Kumwe abantu bashobora bakagenda bakiba, bari abafana, murabizi ukuntu bigenda, bari abafana b'umuhanzi bakakora ibintu bakakuzanira mu gihe ishi batamufashe. Ni mu mwambari
abanyamakuru ndimo ndababona abanyamakuru, abafana mwitegereze abanyamakuru, ariko ndarangiza nanone nshimira ubuyobozi bwacu ko akazi mwakadukoreye neza. Aba bantu barabajura kabisa, bari batumariye ibintu, imodoka zacu barimo baraziba, ngiye banyibiye televiziyo hariya, reka babafate. Ariko abanyamakuru ndababona abanyamakuru yishima umukuramo. ndakeka mwumvishe uwo bita Muzafaru icyo abivugaho. Nawe ndi ku ruhande rwiwe cyane ko burya hari ikintu kijya gishoboka iyo umuntu bamufashe, hari utuntu wagenda avuga ngo nyine ngo byagenze gutya agatajya kuvuga abantu bose baziranye. Bari abantu bashaka kuba babafashe, ntabwo njye nshobora guhakana ngo bahuye na Ish Kevin. Bashobora kuba barahuye, ni abasore, ni urubyiruko, ni urungano rwiwe, bashobora kuba barahuriye nk'ahantu mu kabari cyangwa se bahuriye nk'ahantu runaka muri show runaka, bakaba bamusuhuza bakaganira. Urabizi nyine hari ukuntu bano basore baba bafite udufaranga twa hato na hato, reka mvuge ko bafite udufaranga ko nyine bahaga bari gukora utwo dufaranga nyine. Hari ukuntu bakunda guhura n'ibyamamare bagashaka kubyereka ko nyine babyishime, bro reka ngugure akantu. Noneho ibyamamare nabyo bigakunda kugendera muri icyo kintu, akaba yavuga ati urayika nta kibazo ngurira. Noneho agatekereza, akabona uri kumugura fresh mumeranye neza, ariko natekereze ahantu ayo mafaranga ava. Nafata umwanya ngo abitekereze, avuga ati se uyu muntu ko ari kungura amafaranga yakura. Bakanica akavuga ati ashobora kwenda afite akazi akora keza, nyine nabitindeho. Niyo mpamvu nshobora kuvuga ati Ish Kevin ashobora kuba wenda ariko akundi umuntu wishimye inshuti cyangwa umuntu umufana ashaka kugura akantu, ati bro ndumva nshaka kukugura akantu. No nka Ish Kevin nkarabavuze ngo wenda bamuguriye iwabo, yego nyine Ish Kevin nk'umuntu udakunda wenda kujya mu kabari cyangwa udashaka no kujya ahandi, akavuga ati okay muba mushaka kungura munsanga at my home, ko mushobora ntabwo naza iwanyu, kuza iwanyu nkabigenderamo, mukaba mwanamimukira cyangwa nkanahura n'ibindi bibazo. Kuko nunatekereza hari nk'uwo bita Kodo Cartoon w'ubushize yigeze kwivugira we mu kiganiro ati ngiye abantu baranyandikiye bati bro turagufana, barambwira ati turashaka kugura akantu, barateza arabagera bareba. Yagezeho habuze gato ngo bamutinge, bahita birangira banamufunze ahubwo kuko yari kumwe n'abantu atazi ko ari abajura, atazi ko nyine n'abantu bakora ibintu nk'ibyo. So urumva rero niyo mpamvu navuga ko muri kano kanya Ish Kevin ni umuntu waba uri kurengana, kuko ibintu akora ni byinshi cyane, ibintu abantu aziranye nabo ni benshi cyane, bitewe n'inzira acamo ntabwo yakoresha uburyo bwo kwiba umuziki akora uramwinjiriza cyane. Niyo utanamwinjiriza ikora ibitaramo, afite studio, afite ibiki byose cyane. Ntabwo ntekereza ko hari umuntu ushobora kuba yajya ku ruhande rw'aba bantu rwose biyita abajura, ahubwo ni ukukomeza tukabikurikirana tukaza kureba ikibyihishe inyuma, kuko nta kindi kintu navuga. Rero reka mbifurize gukomeza kugubwa neza. Nyita Slim Jesus, wowe kora subscribe, mwibutse ko ugomba gukora subscribe, nicyo kintu cy'ingenzi muri kano kanya nicyo kintu cy'ingenzi ku buzima bwawe ndetse nanjye, kuko nukora subscribe nta namwe uzigera ukikwa n'ibyiza tubagezaho uko bwije n'uko bukeye, kandi bazana ibyo mukeneye. Kora subscribe rero dukomeze tugendana gatanu kuri gatanu.